rubanda ninde yabwiraga public nyine yabishize yabwiraga rubanda abanyarwanda rubanda yatubonye nk'injiji zigendera ahubwo zitanatekereza iki ubwo sugamije iki nta kibazo ufitanye n'umuntu waramureze ubushinjacyaha bwaregeye urukiko witwa Gafaranga Habiyaremye Zakari mu izina rya Neti Murava aho gushaka validation n'amarangamutima y'abafana ngo abantu bakugirira impuhwe wigira inzira karengane kutabikoze ubuya ntabwo icyo wakoze ari icyaha wikishinja wumva ko wakoze icyaha washakaga ubutabera Neti Murava washakaga wikumva ko ari ikosa wakoze kuba arashakaga ubutabera ihohotera Gafaranga yaba yarakoreye Neti ishobora kuba ritaragize ingaruka ku mubiri gusa ahubwo no mu mutwe ryagezemo umuntu akakubwira ngo nuko zubakwa ngo ducece kuri gukumenya ijisho bakumenya ijisho ejo barakumena pfune bari kugutera utuntu twacukina twa mawubo ati zubakwa ziri Neti bari kumumanuka bakubita bavunira mu mavi y'umuntu ngo njyewe nta kibazo mfitanye n'umuntu ndabasuhuje kandi mbifurije kugira ibihe byiza aho muri mwese mukurikirana ibiganiro bya Kim TV Hub amahoro y'Imana n'abandi okay bura ni cy'ubuzima bwakwegeshije Dani wagiye wiyuba kwibase bibyariki arabahungu bitwa buri kabona buri nguni bigeze kuririmba ngo niba ari kuba umwana mwiza ntabwo byishyura inzu senze ibintu baririmba Jerere yezero baririmba ati ngo kukwita boyfriend se bikubi mwishyurira inzu narase ubwo bari barishwaye rubujene bari ahantu umukobwa n'umuhungu ibintu byabo ntaranasobanukirwa ntazi bari muri pull up ibintu byabo n'ahantu mu gitaramo twari turi ndamwi araza asanga turi kumwe twese mu gikundi nyine ahita amwita bro kandi turi kumwe n'umujene w'umuhanzi Peto narenze niba ngo arizitaho gani niba ari umyandikire ya Danje ura mu Peto uko twicara turi kuganira ikintu bugacya agasohora indirimbo oya wallahi buri ura mu Peto turicara gutya agahita abikora mu indirimbo bafite ikaramu mu mutwe umujene rero yaraje hano twari twicaye ubwo umukobwa bakundana turuka nka hariya sinzi ikintu yamubwiye yongeraho ngo bro baba barashwanye ngo amwise bro ngo mu bantu kandi ngo ari sheri wiwe ngo ni boyfriend wiwe ngo ntabwo agombaga kumwita bro intambara irarota niko kumuserereza ati wakirezi we kukwita boyfriend we beramwishyurira inzabamo arabahungu b'ibifura b'ikigali garakeye ubupeti ahita akora mu indirimbo ya Danje ndaza kuyikumvisha baririmba ngo rukundo n'umuhango hama umwana guhe bang bang wakino ngasohoka yinjira kwa uki reka turabwizanya ukuri n'umunyacyaro muri iki n'ubuturage muri iki ubona ko umuntu w'umujama ari kwigira gasimple rwose umwana abe ni twari ikintu bita kwita mu mata nk'isazo rakizi iyo bavuze ngo umuntu yita mu mata nk'isazo bavuga kashyanuka cyangwa yishyize imbere nk'ukuguru kwambaye yego mu masegonda atari menshi ashize rero urabikoze uteze witaye mu mata nk'isazi none se kari byo nkorerega ngiye buriya buri n'utanabizi slogan yangira avuga ngo ngomba guhinda genda hinda ngenda hinda kuda kakuda mani jukihora kakuda ntabwo ari keza mwana ngiye buriya muri gahunda nashyize imbere zirita ibindi byose ngomba guhinda guhindura kubyumva nyine ngomba kubijyamo mwabyanga mwabyemera ugomba kuba uhari ngomba kuba mpari ngiye ubwo buriya ikintu gihari uko wabigenza kose uba ugomba kunyumva pana kumbona umva ko nahageze ntubone ko mpari jomone yari wanyandikiye dufitanye isano arambwira bati ariko Kim ni mu ntoki ndavuga nti ariko aka kanya umurandambe koko muri kumbaza umuntu umbaza uzasubije ko ari mu ntoki ubwo nasubiza reka mbaze nk'umuntu utiyizi Kim ni mu ntoki naba ngiye kuvuga muri standpoint itari abantu banyita Moses niyo mpamvu ntabivugaho ndamutse mbivuze uburyo nkuzi abantu bagira ngo Kim ni mu ntoki ubwo bigiye guhura he na Moses urumva ngiye nakuvuga birimo amarangamutima niyo Kim w'iwacu inshuti yanjye ntabwo ndi hariya ziri hango zose wageraga muri urumva rero bashobora guhita bavuga bati ariko ubu Dani nayo Kim si ba Moses ba kabiri bigende iyo nabonye ubujere babupostinga ibi bintu byakurura ibindi kambyihorera ase bivuge ameze neza zo Kim tazi kimuhatse sha
okay bari kukimena inda bari bazavuga amabanga bazavuga amabanga kuri kamera bameze neza ndamahoro uragumya ndi mu bihe bya recovery uko nabikubwiraga mukanya ariko ubu ngubu kuzuba nk'iri twicayeho n'icyo gikara cya hari icyo bigutwaye oya nge ntacyo rintwara kubera ko maze kurimenyera ntacyo rintwara ikintu rikora oya ahubwo aho rirasira ntaho ufite umva banza wumva iki gikara kindi ndagushishuka uzi ndamutse mbaye inzobe byaba biri kumba baza mpekete biri kumba ako waguhuza n'abantu bakureba gutya face to face batakurebeye kuri kamera ko kamera mpekete ari akantu ashyiramo mpekete bura nicyo kintu mukundira buri abantu bambonye bagira ngo ndi urusimba ntago bagira ngo uraruri ako kizi icyo ari cyamani gihanirwa n'amategeko ntago bagira ngo kwibasira umuntu utangiye kunyibasira mana oya ndi igikara by the way no ndirabura right ako ntago ndi mubi okay umunsi uzagaragara kuri kamera uretse ariko uretse nzabye umunsi uzagaragara bazatubwira batumubi n'uyu mwiza n'uyu umuntu mubi se abasuta umuntu mubi biterwa n'amaso y'ubivuga n'umwiza biterwa n'amaso ayawe ari kuguhikiza ayanyambwira kuri mubi kundusha narakubwiye ngo mbaye biba ibyo uvuga bibaye ari byo oya ndi kwigiranya nanjye buri muntu wese yarwanira tujye tubwizanya ukuri twakuba nari mwiza wo gutaka ariko nta ndi okay uri mubi kuri nje mwana Dani Dani wowe nanjye kugeranya n'umuntu aba harimo aho twaharimo n'urwanda uriya we yagwara ikinyamakuru igeze gukoraho oya baramubwira ngo ntabwo iyo sura ifitinga hano hantu tugende yicara kuri kamera ndasohoka ati isura aho kugira yicarere yo mu kiganiro nimwibeje mukayicaranya nayo ndaburirwa irengero ntabwo ndi bugaragara ahantu urumva rero n'amahirwe ngira ntabwo ndi kuri urwo rwego nyine ntabwo ndi mwiza n'abantu bajya bimbwira ko ndi mubi nabonye n'abandi bo hakurya iriya bantuka abandi bakambwira ngo ndasa n'abindi gikara ariko nyine ntabwo ndi mubi wo kujugunywa ndagerageza abo babivuze se ni bande abana nabonye hari abahungu banyoreza video ngo hari umuntu ngo w'umu content creator ngo witwa ngo Bosco nibarinde umwe ngo yarabyutse ngaravuga bati akagahungu bojo ndaseka reda kwikubita none wowe wabivugaga oya sitakubijyamo niyo bavumvishe nese nceceka urumva iyo ngira ikivuga iyo ngira icyo ndenzaho byari kuba intambara iteye uriya ngo iyo umusazi ari kugenda mu muhanda yego akabona abantu bazima kubera nyine uburyo feelings afite ngo siko burababona ari twe basazi none ikintu isekeje se iryo jambo basigaye barihanira nta musazi ukiba mu Rwanda ubana n'ubumuga bwo uyu muntu abana nicyo yishimiye ufite ubumuga bwo mu mutwe umurwayi nyine ufite uburwayi bwo mu mutwe komutera umuntu urwaye mu mutwe byara tukavuga gutya kugira ngo mwite umusazi urakoze ku nkosoro ntabwo mukosoye ndakunganiye abanyarwanda barunganira ntabwo nagukosoraga no nakunganiraga iryo jambo iryo ejo nabonye hari umuhungu wo mu nteko hari umugabo wo mu nteko ishinga amategeko warikoresheje ndavuga rero ko uyu munyamakuru yarebaga he katamukosoye koko cya jambo niribi ntabwo rigikoresha uyu musazi ni igitutsi nk'umubwiye ngo wamusaze kaba kabaye kujya kurega bita byiruka wamusazi sawa Danilo reba binyigiraho nuko nyine ari ngewe ngeze ko nta kurega nge ntabwo ndi igifuramani nge ndaganira cy'abanyarwanda nyine ntabwo bikora inyarugenge ibyo ngibyo kandi twe tujyana n'ibihakora gusa ubwenge tuba dukeneye turabaho nicyo cyiza turabaho urumva hari umuntu wanyandikiye ejo bundi muri commentaire arananyandikira muri inbox ngese koko ejo narabye ikiganiro bagiranye nawe Kim ngo uri kavukire mu Nyakabanda tamwe ati no ntago nsaramye unose ngo kutambara ko nta ukoresha ko nta diri kurimo ko ati kwibyatsi urya atari dodo zontro habwa ati kudafata zontro bigenda bite abantu neza abaho bose barazifata ngabapeti bari banyinyamirambo mwese mufata zontro mwese muri ikora abantu bose binyamirambo ariko iyo misconception ntago ariko bikaya naga abantu bose biwacu rwose nyabo nasa narwo ntago oya wowe n'ibindi bindi wowe urumva no kukubeshyera byakoro wowe kukubeshyera byakoro wari nyene nawe wabeshyerwa bigakunda nini urumva ngiye wenda bya isura umbeshya aka kanya umuntu yapfa kubyizera ko n'undi hari umuntu ejo bundi wansanzana aravuga ngo nanjye ninsohoke mu bana aravuga ngo ngiye n'abandi bantu dusohoke ndaza kubikubwira inyuma ya kamera wowe n'abandi bantu mwari muri kumwe yaraje arinjira
twari turi gukina biyara ahantu hano ntabwo ndi batunga intoki abo twari turi batagira ngo byarambabaje ntabwo byambabaje ahubwo nuko ndi kubiteramo story arinjira mugabo ureshya na pekete rwose uri kumva ati mbo ati wowe mwese musohoke uri kumva ramba urabikoze cyane uri kumva ati wowe nurira musohoke tubabahe n'ibyo kunywa mushaka mugenda ariko mbabone mwagiye nyire kabara mujyana kuranda musana nambya ci aracuruka ako yaradusohoye habuze gato okay kandi rwose ibintu yari yitwashoye tubikubeshiye kaba kubaye nyirako ni umushuti wanjye ku buryo atabyumva kuko aranzi bihagije azi ariko dari ari urukuri cyo baro bagitiranya bari cyo baro ubona ari ukuri kibamfata uko ntari ariko reka nkubwire impamvu nje naje gusanga natire yacu dushaka kuyirwanya kandi ntago byashoboka dushaka kurwanya abo turi bo kandi ntago byashoboka abanyarwanda nyine dufite ako kantu nakacu turaganira tuvuga ku bantu turabatarama n'ubuzima rusange ni ibintu bisanzwe ku buryo nunagerageza kubirwanya uzarinda upfa ntabwo nabirwanya ubwo sibona uwo mwanya nawe ujye ubona abantu bashaka kurwanya ibyo bintu abantu ngo bamvuga ngo ni ibintu bitubamo tudashobora kurwanya ngo bihuze ugize amahirwe wagihora ubivuga cyane wagihora umvuga ugize amahirwe nyina kibazo nibyo cyane ko buriya naje gusanga abantu banavuga nta mutima mubi bagira buriya abantu bagira umutima mubi naba wicecekana akaba atabikubwira bakabigumanamo muri bo bikabyara zanzika z'igihe kirekire kana nabo hanyuma yego Dani reka dukubite twubangura twinjire mu kiganiro dukubite tubangura uyu gukubita babangura ariko ubundi bisobanuye iki kugera ku ngingo kuvamo kare sesibya ako kubita tubangura byanakoreshwa ahantu henshi kuvamo kare ni ikindi kintu rwamagara nk'icyana baye baguruka dukubite tubangura kuvamo kare ni ikindi kintu ikindi kintu nabo bahanzi waririye ngo mvamo kare nk'umurokore ndamuzi nawe waririmbye ngo agira imirongo nko muri amutipe ajya agira uturongo ngenda mfata nka twandika ahantu hari na mugenzi w'inshuti ye waririmbye ngo nyine ngo abanyakigali babo yasirimu sex iki yasigaye bahera kuri mafu mpamvu nakiryo tunwa ni niyo mpamvu ni bagiye bagira icyo babujere twarahuye turi kubira bintu ko mbyumva ukwanjye ariko burani ibiki ngo biriya bintu uko mbyumva ukwanjye ariko mubwira burani ibiki turahuza ibyo washakaga kuba ntabwo uzi ukuntu abarokore bavamo kare kariki uri ikirara nuko abantu batakuye ukimurikira nukuri kwibara ukimurikira mbese kuvamo kare nk'umurokore mbwira iburara muzema ko nari umurokore ntago nabimenya nawe nshaka kwiteranya amahane kuvamo kare nk'umurokore handitse n'amahoro umwana wawe ubuzima buragenda iyi minsi ndi gushima Imana uramutse ibintu mu byiza tujye tubaho dushima kandi ngewe mbese mu bibi washima iki mu bibi shima Imana ko ndi guhumeka kandi utazi impamvu yaguhaye umwuka cyangwa warayizi ndayizi ni iyihe kugira ngo uhumeke mbashe kubaho ubashe kubaho kandi uzashira umwuka uretse ntabwo uzaba ushize ujya kuza ku isi wasabye Imana ngo uzanyohereze meze gutya nsa gutya iyo ngira ayo mahirwe yo kubona uko nyisaba ntabwo wayisabye nyine nicyo ndi kukubaza uzi igihe uzahavira se ku isi byanditse ahantu byanditse niyo nabigiramo wenda ndashaka kumva realite turi kuganiraho uzi igihe uzagendera wari ubizi ujya kuza se none se ubwo buri kubeshya ibiki ibyo byose ko ari umugambi wayo tutazi wagiye wituriza ugakora ibyo ukora washaka amafaranga ukabaho ibindi ukabyihorera kandi nkubwira ko ngiye ubuzima ubereye ikize urakizi ukize ute ngenzi icyo mbereyo ngiye ndiho kugira mbeho gusa uweze rega imibiri yacu ni izengero z'Uwiteka izabumarisha iki Imana zabuza itura ese ntimuzi yuko imibiri yanyu none sanga aho urumva ariho hantu yabuze ntabwo bibaho ese ubundi uri kuvuga iyi uri kuvuga iyi uretse hari Imana y'Abashinwa yitwa Buddha turabyemeranye hari y'Abahinde yitwa Krishna n'izindi hari y'Abayahudi yitwa Yehova yitwa Yawe uretse hari y'Abaroma y'inyabutatu sizo uri kubyumva yitwa Imana nyine ntagatifu ngiyi y'ubunyabutatu hakaba y'Abanyafurika nyine ubwo ndavuga gakondo y'Abanyarwanda bakagira iyo bita rurema bizerera mu yihe iyihe nyine wizera ko yakuremye muri izo niyo ngiye ni iyihe ishoboye byose muri izo ko buri umwe yizera ko imwe ishoboye ni iyihe nyine we wizera muri izo
ase ntabwo uri kubyumva bivuga ngo umuhinde yizera ko Krishna ari we waremye ibintu byose umunyesirayeli akizera ko yawe witwa Yehova ari we waremye ibintu byose umuroma akizera ko Imana irimo nyabutatu irimo umwana irimo yo irimo n'umwuka ari we yaremye ibintu byose wizera iyihe abarabu bakagira iyaba itagira ikisa na kitarabyaye itaranabyawe yitwa Allah wizera iyihe nizera Imana yandemye nyine iyihe wizera ko yakuremye muri zo ko buri umwe afite iyo yizera yizera ko yamuremye muri hejuru nyine ko buri Imana nkubwiye muri zo zose igira ijuru uko ibitabo byera byazo uko izo mana zose zigira ibitabo byera abayahudi bagira igitabo cyitwa Tora niba utanakizi sizi biri kubyumva abaroma banditse igitabo cyitwa Bibiliya kigira isezerano rishya n'irya kera Tora yego nicyo abayahudi Yesu avuka mu bayahudi ntago ari umuyahudi abayahudi rero bagira ikindi gitabo cyitwa Tora banizera ko uwo Yesu uwo Mesiya muvuga wataraza none akaba Abaroma bishuwo Yesu bakahita bakora iryo dini rye ryahamwitiriro ryitwa nyine ry'abakristo byatangiye ari katolisme ubu ryavuyemo nandi yose bakizera nabo ko bafite Imana y'inyabutatu ifite umwana ifite iy'Imana ifite n'umwuka sizi biri kubyumva abahinde bakagira yabo abashinwa bakagira yabo abantu bose bafite Imana zabo we wizera iyihe rero muri zo zose ngiye nizera Imana y'abanyarwanda iyihe nyine rurema mu ijuru Imana rurema yo mu ijuru rurema yandemye iyo rurema rero oya ntago ari nge uri kurwana nuko nkuvuga yego reka nkuvuge rurema umva impamvu reka nkuvuge Daniel Rurema Kamauba Uda manange ikiganiro kiri seri ariko mukantangira umva icyo ndi kuvuga ukimwe wewe uri kurwana nuko tuvuga rurema oya rurema mvuga ntago ari nge ngiye buri ushatse wananyita rurema nkuru cya Dani w'ururema oya rurema nkuru birahagije rurema nkuru nuko nkuri nkuru kenshi na kenshi ariko icyo ndi kukubaza muri izo mana zose nkubwiye niye wizera ko ishoboye byose kuko umuhinde yizera ko Krishna ari ishoboye byose ni Imana rurema yihe nyine yo mu ijuru iri hejuru nigishijwe ko Imana iba mu ijuru wigishwe nandi ndashaka kumva umuzi w'imyizerere yawe École de dimanche ko Imana iba mu ijuru okay ugira igitabo se basi wizera cyitwa icyera Bibiliya yera ifite Bibiliya yera yego ha biroroshye ubwo wizera Imana y'Abaroma y'umunyabutatu Imana mwana Imana mwuka niba ari yo mu ijuru niba iyo Mana ari yo mu Rwanda dusenga ubwo niyo nemera biratandukanye abanyarwanda bose basenga Imana imwe oya nta umubare mwinshi basenga Imana imwe wowe umubare mwinshi w'abasenga basenga Imana imwe nibyo 80% basenga Imana y'Abaroma yego yitwa Imana y'inyabutatu nyine ubwo nge Imana dusenga mu Rwanda nge niyo nizera mu Rwanda rwose se gute kandi 20% nayo igomba kuba represent okay nizera Imana yandemye iyi wizera ko ari yani windushya mu mutwe Imana rurema niyo yandemye iyihe nyine muri izo kujya gutuma nkoresha ubwenge banza mvuke n'Inyarugenge ni iyihe wizera ko ishoboye byose muri izo ni iyihe okay yitwa ngo iki Imana yawe Imana rurema yego ifite amazina kameme okay nimbwira izina Imana wizera ifite irihe zina Imana ishoboye byose oya izina ubwo n'ubushobozi turi kuvuga oya ngira izina ry'Imana yawe wizera ishobora byose okay twagiye kugira ngo ugerageze igitabo wizera kera kishingiye kuri iyo Mana cyitwa ngwiki hari igitabo cyitwa Qur'an kivuga Imana y'Abarabu yitwa Allah idafite ikisa nacyo Bibiliya yera reka nkubwira aho bitandukanye uretse rero ngiye nkubwira ahantu nyine ni yawe ariko ni y'Abaroma nibo bayizanye iyo Bibiliya yera urahakana ko atari bo banditse igitabo cyitwa Bibiliya yera none se nakukizereramo none se bari kumenya Imana ututazi icyo gitabo ariko kuki mwa mushaka kwigira nkaho ibyo bintu nabaje kwimenya nkivu ukivu warabyawe cyane wabyawe warabyawe cyangwa waribyaye sha bakumbuye abana bavukiye mu bitaro bimwe umbice ariko kubira ukimwe logique iroroshye uri kumva ukimwe reka nkwereke rero yego njya ahantu ntandukanye n'ibyo byose uri kuvuga igitabo cyose kivuga Imana neza ishobora byose ngenda kizera Kim ngenda kumva 100% ibyo kuvuga ariko kuko ikintu ntemera buri bwoko mwisi bugira Imana yabo reka nkubwire ahantu ikintu ntemera ho gatoya ngewe sinjya nemera ko gusenga ari ahantu nshobora kujya uri kumva icyo nshatse kuvuga ndakumva sinjya nemera ko gusenga ari ahantu ushobora kujya nuvuga wowe washyizeho modification zawe ariko imyizere yawe ifite ishingiro ngewe numva ko hano nicaye none si yo Bibiliya wambwiye wemera bitwa Bibiliya yera ngiye kuguha imirongo wisomera nasomye Bibiliya imyaka 3 iyo bitwa Bibiliya yera rero ngiye nayisomye iyikubye iyo ngiyo wayisomye guterana kwera urabizi cyane ntabyo ndabizi ihame ryayo se urabizi cyane ntabyo none se urambaza icyo kuvuga ngo ntago ari ahantu ho kujya
kukubwira ngo jya ntabwo mwikora navuze ngo si ahantu ho kujya Eh. kuri njye ntabwo nemera ko nshobora urumva ko washyizemo modification ahubwo njye nemera ko aho ndi hose nasenga kandi Imana ikanyumva birashoboka uri ko kubyumva biriya njye ntabwo none nemera ko kugira wizera Imana inyumve gusa ndibuze kumuvinga ngo ndava hano ngiye hariya kuri ikwirebero ngo nibwo Imana iri ariko icyo bunyumve. nashaka kuvuga ni buri bwoko bwose mu isi bugira imana yabwo ni ukuvuga aka kanya yaba abanyarwanda twarakonejwe n'umushinwa wari kuba witwa bingi mingi zi cyangwa n'andi mazina yose ashingiye kuri iyo mana y'abashinwa amazina ngo mu bushinwa yarashize cyane ubu aka kanya wari kuba witwa rajeshi kumari whoever iyo aba warakoronejwe n'umuhinde usenga krishna it's simple bari kuba witwa sinyabona umunyarwanda witwa Pongo Yung nicyo ari kukubwira aka kanya impamvu nitwa Daniyeli uri kumva ni izina ry'umuyahudi uri muri cya gitabo uri kubisobanura witwa Daniyeli ngo waguye mu rwobo rw'intare mu nkuru nyine ziri muri cya gitabo cy'abaroma ni cy'abaroma kuko ubundi abayahudi nta zina Daniyeli ribamo ntibazakubeshye izi nyuguti tunakoresha ntiziba mu kiyahudi oya nta muntu witwa Petero mu bayahudi uba ntawe amazina y'abayahudi ayo mazina n'ay'abaroma njye mbahuguraho gatoya njye urakoze cyane kuduhugura buri myizerere yose igira ishingiro urakoze cyane kuduhugura ariko umwana yambaye akagofero hano yambaye ikanzu ibintu maranye imyaka irenga 10 kandi wikumva ko mu masegonda ngahe wabinkuramo ntago ndi gushaka kubigukuramo ntago ibyo biboro mujye mubye ntago ndi turi kuganira kugira mbigukuremo cyangwa binkuremo I'm trying to show you what's on the ground urakoze cyane katwinjire mu kiganiro tuzafata n'umwanya ry'Imana niba ari byo je usanzana umupasiteri hano njye burankunda kuganira nabo cyane mama nako katwegeye mu kiganiro nzabinjiramo nzajyanza nigize gutya oya ngenda shobotse cyane ariko icyo nangana abantu batazi kuganira badashaka no kuganira no kujya inama no kungurana ibitekerezo reka twinjire mu kiganiro rero ndakumva ukimba twicaye hano so mvuge ngo twicariye abantu ra cyangwa mvuge ngo tugiye kuvuga ku bantu twicaye hano kugira tuvuge ku bantu ariko biturutse kuri video y'umwe muri bo yashyize hanze ubwo ndavuga ikiganiro Annette Murava aheruka gukora yego kunoza kuri chaîne ye n'umugabo we bita Gafaranga avuga ati nta kibazo na kimwe nge mfitanye n'umugabo wanjye ati kireka niba hari abashaka ko ngira n'ikibazo nawe yego arongeraho ati muri icyo kiganiro ibintu byinshi ni ibinyoma yavuze ibintu byinshi cyane ndakumva ariko izo nizo key point zirimo kuko yabisubiragamo inshuro nyinshi ndakumva ijana ku ijana ayo magambo yasubiragamo inshuro nyinshi hanyuma mu minsi yashize ubwo Gafaranga yatabwaga muri yombi inkuru nyinshi cyane nako si inkuru kuko mu rubanza nibyo yaburanye yaburanaga kuvuga ko yarezwe n'umugore wiwe yego byavuzwe kenshi cyane ko yarezwe n'umugore we twa turi mu rubanza nubwo barushize mu muheza ariko twanyuzeyo twari duhari yego bimwe na bimwe barabyanditse twarabisomye ku kinyamakuru igihe.com so ibyo birabaye abantu babicara bazi ko umugore wa Gafaranga Annette Murava ari wagiye kumurega mu bushinjacyaha mu bugenzacyaha buregera ubushinjacyaha birangira mu rukiko akatirwa gufungwa iminsi 30 y'agateganyo nyuma y'igihe gitoya ibyo byose bibaye Annette Murava ku munsi wabanjirije uwejo yakoze ikiganiro sinatinya kuvuga ko yahakanye yivuye inyuma ibyavuzwe byose ibi bintu nkawe ubona bihatse iki uzura jamvugisha ukuri cyambe politically correct ahangaha impamvu nkuzana aha hantu nuko nabantu maze kukumenya bazi ko Dani Rurema Kamauba Kuda icyo kizina cyitwa Kuda tuzagipfa kudahaga basi kandi vugendera jurivuga irambure impamvu barinyise kudahaga ariya Pifura niwe waririmbye kudama cyangwa ni Riderman bose niba mbyibuka ariko Riderman niwe ndiziho cyane ubu ngubu iyo tuvuze kuda Riderman ahita yiyumvira kuda ahita yiyumva nge ahita yumva nge yego aha bari byo nakubwiraga aha hari abantu babizi ko uri umuntu ushyira mu gaciro uhicara nk'umunyakuri kwashaka kukaba kunaryana ikintu cyabayeho nabibonyemo cya mbere ni urwego Murava tubonamo injiji nta jambo rifite aho rihure n'ubujiji yavuze mu kiganiro
abanjye ndi gushyiramo imboni yanjye. Okay, n'ibyawe uri kuvuga ni ibyo wabuba birababaje nyine kuba tugeze ku rwego rw'uko umuntu wize akanyura mu ishuri, ntabwo mvuga wafashe amashuri ari hejuru cyane, ariko umuntu wese wanyuze mu ishuri agahugurwa atekereza ko twe twese twirirwa hano turinjije zeru zigendera. abaye ariko abibona hari icyo byaba bigutwaye se? Ntacyo byantwara, ariko nyine byaba binyeretse urwego rw'imitekerereze rutari ruri hasi cyane. Ntabwo ntekereza ko tubwizanyije ukuri ntabwo bishoboka, uretse n'ibyavugiye mu rukiko ko ari watanze ikirego, ntabwo bishoboka. Nongere ngusubiriremo, mu ngo zirenga miliyoni 7 dufite mu Rwanda, ukibarura ribivuga ingo uri kubyumva nyine ingo turi kuvuga, mu ngo zirenga miliyoni 7 dufite mu Rwanda, ntabwo bishoboka ko ubushinjacyaha bwakitora bugatoranya mu rugo rwitwa urwawe Kim ngo ruze uvuge ruti kwa Kim bafitanye ikibazo ko tubitekereza tujye kurega Kim ko akubita umugore. Ntabwo bishoboka. Na mugore ngero no urugero. Oya utabyumvise ko ari urugero yihangane, nukahore wisobanura Kim. Ntabwo ubuzima bushingiye ku guhora umuntu yisobanura. Nukikeka amababa ya buri kanya. Uri kumva ikintu ndi kuvuga? Yego. Bira byanyeretse ngo Annette Murava tubonamo injiji ziteye ubwoba. Sitazi ngo bivahe bijyaye, sitazi ngo wakomeje gukoresha ubwinshi akubona mwinjiji wowe nande. None se yagiye kuri kamera, yagiye public. Yego. Yabwiraga nde? Si rubanda se? Rubanda ninde? Yabwiraga public nyine. Yabwiraga public nyine abishize. Yabwiraga rubanda. Abanyarwanda. Rubanda yatubonye nk'injiji. Injiji zigendera ahubwo zitanatekereza. Iki? Ubwo sugamije iki? Nta kibazo ufitanye n'umuntu waramureze. Ibyo bintu uri kumva sanse bifite? Ntibishoboka. Nta kibazo mfitanye na Rich. Ariko reka bamufungeho gato. Reka nyine bamufunge. Ariko we nagende bamugorore, uri kumva? Ariko nta kibazo dufitanye. Kiriya cyaha wenda ashinjwa ntago kiri mu byaha biremere mu Rwanda cyagukatira imyaka myinshi. Oya bamukate nk'utwaka 10 wenda nta kibazo dufitanye reka. Uryarya ibyo ntago ari byo. N'uburyarya buteye ubwo butari na mana. Ikibazo n'uburyarya gereka abantu ngo muri ninjiji burya ntago ibi bintu mwabibonye. Kise naramureze. Oya ntigeze murega. Buriya baraje baramwiregera ntago ari bande se baje bakamwiregera. Urumva ari ibintu abantu batajya babona. Ubushinjacyaha buhagararira umuntu urega. Seze uri kubyumva. Nyine bisanzwe urumva ngiye kurega Kim muri biragufata, ngiye kurega muri RIB bagakora iperereza bakagukora dossier, icyo twita ngo ni ikirego bakakijyana mu bushinjacyaha bukaregera urukiko. Urukusobanukirwe procedure. Noneho mu nyandiko bigaragara ko ubushinjacyaha aribwo bwatanze ikirego. Ariko no hasi bandika mu izina ryande. Ubushinjacyaha bushobora kuregera rubanda. Seze uri kubyumva. Ndi kubyumva. Bashobora gutora ikirego nyine bakarega mu izina rya rubanda. Ariko noneho hasi hari nk'uko urukiko rwabyemeje. Annette Murava. Ubushinjacyaha bwaregeye urukiko witwa Gafaranga Habiyaremye Zakari. Mu izina ryande rya Annette Murava. Ni kwa kundi ibintu Annette yakoze. Ibyo ni ishusho ya mbere nkubwira ko yatubonyemo injiji ushaka kuza kutujisha n'ibindi. Ariko icya kabiri nabonyemo ni kwa kundi wisama wasandaye kumwe inkoko ngo yibuka yamennye. Uri kubyumva? Ngiye nkuko nicaye hano nabibabwira bwa mbere nigeze kubikubwira nabwo ngo nukuri kw'Imana amakuru ngiye gutanga zambazwe nkanjye Danirwe ku giti cyanjye. Subwa mbere nani numvishe zira nkuru ye ziva no mu baturanyi k'abantu bafitanye amakimbirane nyine utubazo. Abo nabahe? Ni abaturanyi babo i Bugesera. Ba Annette Murava na Gafaranga. Kubwira bati subwa mbere twumvisha intonganya. Ariko mu gituma umuryango ukomera nuko izo ntonganya bazirenga bagakomeza bakabana. Seze uri kubyumva. Ndi kubyumva. Izo ntonganya zirarenze zijemo ikirego. Seze uri kubyumva. Zijemo ikirego kuvuga ngo uyu muntu yari amohote buriya Kim tujye tubwizanya ukuri uzukuna abanyarwanda tudasobanukiye ibintu by'amategeko. Umuntu kwifata akabyuka akajya kukureka. Ciao Kim byafashe indi ntera. Umuntu mubana mu rugo
ibintu byavugiwe mu rukiko ntekereza ko hari uhari nta muntu bamwe barabyanditse ibinyamakuru birabyandika si nibyo wenda kugaruka kuko ntago ariyo nkuru. Annette yarahohotewe nk'uko abivuga n'ubushinjacyaha bubivuga yarahohotewe, ariko biragaragara ko Annette Murava n'agafaranga banyuze inyuma bakongera bakaganira, sizbere kubyumva bakiyunga bakababarirana ku miryango bibaho. Ibyo bintu rwose uzabimenyera. Nubwo yaba atari umugore cyangwa umugabo n'umuryango usanzwe turarwana abavandimwe bagakuvushanya amaraso bikagera ariko mukongera mukiyunga. Bajya kwiyunga rero umuntu yamaze gutanga ikirego. Uranabyibuka neza Ribo bwayo yatanze gasopo. Yatanze iki? Gasopo ku bantu tuba kuri YouTube n'abandi banyamakuru. Kuko yarabibonaga ko twese bamena benshi muri bo bahingamiye kwande kwa gafaranga. Vuga muri guhohotera watanze ikirego. Ubwo no mu victim. No mu victim. Sezo uri kubisobanukira. Bira rero yabikoze muri bakoza kuvuga ngo ba bantu baranyanze kanze nigira umwere. Ibi bintu mura mbikubwira buri munsi nzajya mbisubiramo sinzabirambirwa. Umuntu wese ukina ikarita ya victime wese bigira inzira karengane ntago tuzashobokana muri iyi mihanda, ntago tuzabyemeranya, ntago ubusaka kanyu bunahita mbinzo none sura wareze umuntu uraza kubeke ko mutagira ikibazo kubera iki, ahubwo nk'umubyeyi sinzi uri kubyumva nk'umuntu mukuru wubatse sinzi uri kubyumva aho gushaka validation n'amarangamutima y'abafana ng'abantu bakugirira impuhwe wigira inzira karengane kutabikoze uya ntago icyo wakoze ari icyaha wikishinja wumva ko wakoze icyaha washaka gubutabera. Annette Murava ashaka wikumva ko ari ikosa wakoze kuba arashaka gubutabera sinzi uri kubyumva. Ubuzima n'ubwawe nibyo turabyumva, ntago wakoze ikosa kuba waratanze ikirego kuvuga ngo ndahohoterwa nanjye w'umugabo Daniel Wema nabikora sinzi uri kubyumva. Ariko bihindukira ngo ushaka gufata iyo situation uyeze ushake guhanagura ibyo wakoze, ushake guhanagura ibyo bintu ntago ari byo. None se biraza kumishusha ivuga ngo urahubuka ntago ari byo. Nusubunze ko nze nicarana kuri kamera mvuga ngo Annette Murava yarohejwe baramushutse ni umwana se ni uruhinja tubwizanye kuri okay ntago ari uruhinja none se ubwo yashutswe ate ahubwo ni bya bintu byo gushaka kweza ibintu vugisha ukuri murike kujya mu tuntu vuga uti nge narahohotewe ariko naje kwibonamo imbaraga njya Annette Murava zo kubabarira umugabo sizuri kubyumva yaramohote ndabyumva sizuri kubyumva narababajwe ariko nk'umuntu dufitanye igihango twarahiranye kubana mu byiza no mu bibi imbere y'amategeko n'imbere y'Imana n'imbere y'imiryango sizuri kubyumva Annette Murava nishatsemo imbaraga ndamubabarira uri kubyumva akaba ariho ahera bakaganira se wenda bakemera ko amubabariye akaba ariho ahera azavuga tubu nta kibazo tugifitanye ariko nanone yagombaga gukoresha ubu nta kibazo tufitanye nyine nicyo ndi kugusobanurira niba mvuga ngo yakoze ikosa kuko ntabwo yavuze ngo twaricaye turababarirana sizuri kubyumva ntabwo nyine kuko ararikira abantu bitiranya. Reka nanabivuga mbere yuko wenda nanakomeza kuri ibyo n'ibiki byose. Annette Murava ni umustar, Bishop Gafaranga ni umustar, bose n'abastar. Mu byange mu byemera ubuzima bwanyu buri ku Karubanda, buri public mwabyanga mwabyemera sizuri kubyumva. Ni nayo mpamvu Annette Murava yemeye kuza kuri kamera nuko abizi ko ubuzima bwabo buri hehe ku Karubanda, kuko dufite imiryango myinshi iri gutandukana ariko tudatunga kamera ntitunabimenya. Annette Murava aje kuri kamera gukora iki? Kuko arabizi ko ubuzima bwabo buri ku Karubanda. Rero ubuzima bwawe buri ku Karubanda kuko ushaka kubeshya rubanda. Ariko njya numva bavuga ngo abantu benshi ngo kuri imihanda ngo niko babayeho. Umvi indi shusho ya gatatu byanyeretse ntaranayirenga. Byanyeretse ko ibintu Gafaranga ihohotera Gafaranga yaba yarakoreye Annette ishobora kuba ritaragize ingaruka ku mubiri gusa ahubwo no mu mutwe ryagezemo. Ubwo mu mutwe ryamuteye ihungabana. Ihungabana ubwo rishingiye ku kisi. Ihohotera ryo mu mutwe ribaho cyane. None se niba mu rukiko niho wabyumvaga ni umuntu aje mu gitondo akakubwira ngo wandaya we maraya we wererere umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu ari umugabo ari umuntu mwashakanye mwasezeranye kubana karamata mu byiza no mu bibi mwubakanye rubanda bazi ko mufite umuryango w'intangarugero. None se bahanga barica baravuga ngo ihohotera ryo mu mutwe ribaho utekereza ko ari injiji
ku buryo ntekereza ko biri mu bintu ushobora kuba byaramubwiye ngo ariko bari abantu bahengamiye kuri Gafaranga sinzi uri kubyumva gerageza gutsindira amarangamutima yabo agaza playing smart se ntago smart playing smart bafite aho bari birashoboke ko niba biri bintu Aneti Murava atarabikoze kugira atsindira amarangamutima ya rubanda yongereye garura ikizere cyabo yabikoze kubera ihungabana umuntu abantu bagira ihungabana ese ntago mwize segonderi jewe ntago mwize segonderi byonyine wabaga umwana w'umusitari mu kigo umwana yaza kwicara ku meza wicaraho muri refectoire direct akumva ndabyibuka ko nanjye ikigo cyose cyarwaniraga kwicarana nanjye exactly hari abantu okay hari abantu kumva ko rubanda nyine bakunda icyo rubanda babatekerezaho kuruta bo ubwabo uko babayeho ibyo bintu byaragiye kugira wumva ukuntu binaremereye bigera no mu muco wacu ku buryo uyu munsi abana b'abahungu abasore bagakwiye kuba bari gukorera iterambere ryabo bakubwira ngo ngiye gufata credit kugira ngo nshimishe ngo nkore ubukwe nshimisha abantu kandi ubwo mugira ngo birabyo si ihungabana byo gukora iki kugira uyishime se kugira ngo runaka yishime riraryo ni ribi yewe ntabwo uri kureba ibyishimo byawe umva riraryo ni ukumva umuntu arakubwiye yo renove imeze bite se umva se niza gakweto manu urambaye batambona nabi ntarwo ugira iyakire wumve ko unishimye ugenda kubona ukuri natagukunda yigendere uri kwibaza icyo kintu nsigaye mbona abahungu arabajya bambwira ngo mvuga nabi cyabigenda ntabwo mvuga nabi ahubwo njye nkubwira ibihari urampamagaye umuntu w'umuja barambwira ngo ntiza senkani njye kodesha imodoka y'ibihumbi 25 njye kwemeza umukobwa ubwo urumva twakongera kuvugana iki urumva nyine twakongera kuvugana nta kintu kibaho nanjye uretse wowe nanjye nta kintu twakongera gupanga twakongera njye kwicarana ku meza mwe ngo tuganire icyo utekereza ko ukeneye kwemeza umukobwa ngo kugira ngo tware imodoka ibyo rero biragenda byagera ku bana b'abakobwa okimu uzabyumva uri umusore nanjye ndundi urabizi ufu umwana w'umukobwa arakubwiye ngo njewe naba nkorera 60 nkisukishamo 50 ariko ntisingaragare nabi just icyo rubanda bagutekerezaho kikaruta ukubayeho kikaruta wowe kandi udahari twe dukomeza ubuzima bwacu turigendera menshi ntabwo duhagarara ubuzima bwacu burakomeza ibyo rero byo gushaka gupfa ngo uri kudushimisha ni trauma uburwayi mu mutwe ufite ihungabana riteye n'ubwoba kumva umuntu w'umuhungu ararara kwa Okima ari gutira imyenda ari gutira agapasi ari Yesu Kristo ko batamubona nabi ngo Okima akajya muhamagara wampaye ikote ryanjye ngira ikote se ndaje urabizi shara akakujyana mu igaraje nagiye ko ari Okima ejo bundi byamubayeho nigeze guhura nabo yataye umutwe umuntu yatwaye imyenda ye uzana yari muhereza hirya noneho barayamaze jere baratubangamira wa mugani kugira ngo ubyumve usigaye ubona ukabona umwana akora muri hoteli ahembwa 100,000 nabyo bitagera mwakubitana akakubwira ngo njewe ngomba kwambarira kwa Starboy agomba kumereza inkweto 50,000 kandi kwa Starboy batambona nabi ukabona umwana utagira akazi aba mu nzu 200,000 ayakura ni gute atazibara televiziyo z'imodoka ni gute uwo mukobwa atazigurisha turwaye trauma turarembye dufite trauma iteye ubwoba yo kutigirira ikizere wagira ngo hari umuntu watubwiye ngo nimwigirire ikizere nyine yaturoze kutikunda ibyo rero bikajyana n'icyo ki reka ngurugero rworoshye nitwa Daniel Rurema papa wanjye ni umuzungu oya mama wanjye ni umuzungu iryo zina ryavuye Daniel ngira umuzungu witwa Rurema kugira wumve trauma turwaye ziteye ubwoba none kumva umuntu ari kubidefanda tumwana wanjye agomba kwitwa Kabrita bati bisobanuye iki shwi kavugitse neza gusa tu yabyumvisha muri filime Rocky yarabisobanuye Junior yarabisobanuye Dan ukumva ubujyari gukubitira umwana ngo yavuze ikinyarwanda kubit inkoni zikarisha kandi ari umwene gihugu turwaye trauma ngeri nyankubwira trauma dufite ntuzabone nicarana ngo nitereka ngo ugira hari ikindi kintu turwaye trauma ziteye ubwoba ku buryo umuntu uramubwira ngo iyi frigo rero twakoze yakorewe imasoro mu Rwanda ibikoresho byose byayikoze nibyo mu Rwanda ati nta karite ndakurahiye akajya gushaka yavuye mu Bushinwa ati ngewe ati hari yakorewe igwanzu uretse wumve hano imasoro yagera yakareba ikintu cyose akikora
akamenya karita akaheraho akayidefanda ariko akakubwira uburyo hari telefone y'ikarifoni jewe we ujye byumva abajama bari kubiganira man ngakagasaha ngo naka Richard Miller man ati ni coach ibyo biboro ari ubutsutsi ari hijya bikubwira ari bigeze kumbaza ngo ibiboro wambaye ni ibiki navuga ati ni impano umuntu yamaye nta nyine nakabana umuntu yamaye man ngo nambaye ka Richard Miller you know nambaye kadiyo man none ntibaza ukuntu ari ubutsutsi ndaseka ngenda kwirega fara ko turwaye trauma ziteye ubwo umuntu aba yambaye rinete akajya kubwira man ngiye ni Versace man this is Gucci bro gira abantu ngiye bita nkubona amagatoro nk'abana turarembye ari bigeze kumbaza yangiye kwitera icyuma mu nda ariko ntitubivuge ari bigeze kumbaza kuri ya story atari kayo mazina amazina y'amazungu n'iki nise hari umuzungu uri muri twe papa wanjye si umuzungu sogokuru si umuzungu sogokuru si umuzungu nta n'umuzungu muri famiye yawe nta wigeze abaho iwacu bose ni bene Gakara seze biri kubyumva muri ba Kamaubu cyane umwana wanjye cyangwa umwishwanye cyangwa ndajya kumwitira umuzungu ngo bigende bite ukumva umuntu ahise akubwira ngo ya man ngo ibyo bintu n'umunyacyaro you know kamureba ibyo rero bikagenda bikwereka ngo famiye zacu zibayeho zite seze biri kubyumva tuwe turi kwicana nge nawe seze biri kubyumva mu rugo ariko nidusohoka dushyira aka makeup duseke naho nta kibazo dufitanye reka nkubwize ukuri kw'Imana sinzemera kubaho gutyo niyo mwankiraho imbunda njyewe ngumva ngo yangereka ngo nago witeza rubanda nagari kwiteza rubanda ntago umuco wacu byemera uri kubisobanukirwa uko ubu ntago ari umuco nyarwanda nazagira uko cyangwa abanyarwanda baye gutya kubera umuco ntago uri umuco nyarwanda uwo umuco mubi uri kubisobanukirwa umuco wacu tubwira ko habaho inteko y'abaturage ku buryo Kim n'umugore we Daniel Rema n'umugore we niba bafatanya akabazo bananiwe gukemura bajya mu nteko y'abaturage bakabasha kugikemura umuryango ukungwa sizwe kubyumva bakavuga ngo Daniel Rema n'umugore we yahukanye arajya kumugarura ni umuryango umuhana umubwira uti ntuzongere gutya na gutya babyita gucyura uri kubisobanukira ubona umuco wacu nuko turasangira tukabwirana ibibazo bigakemuka ntago tubeshyanya ngo njemba mu kazu ka Turuwasa mpembwa 200 uzi kugira ngo irindi jana riboneke niba ntibye natetse imitwe niba ntabeshye nyine nakuze ibintu ku buryo uyu munsi hari umuntu wicarana akavuga ngo ejo ndi Kenisi yavuze ikintu by the way ndarakibutse niba nta gikozwe mu myaka 10 iri imbere 80% y'abakobwa bo mu Rwanda bazaba ari indaya zigurisha iryo jambo rivugiye kuri radio 1 ubwo bwamera nemeranyije na Kenisi ibyo bintu ko atarari kure y'ukuri ibaze ko kugira wumve ikintu kiba gihari ibaze ko ugiye urinze ujya mu nzego man uri Aneti Murava ugiye mu rwego kurega umuntu waguhohoteye si ikibazo kuko wari ukeneye ubutabera ariko urahindukira agiye wicaye kuri kamera ubwiye abantu 100,000 uti burya nge nta kibazo mfitanye n'umuntu kugira wumve trauma dufite utagirane nawe gusa tinyaho abantu bageraho baravuga ngo ngwewe ngo nuko zubakwa ntago ari uko mu Rwanda twubatse wose umuco wose ubunyarwanda ibyo bintu mwavanye kuri bene wanyu b'abakoroni turabitokesheje Yesu Kristo we uratokesheje mu izina rya Yesu ibyo bintu by'amazina sinyambijyamo turabitokesheje turabyirukanye ibyo bintu si iby'i Rwanda ujya ki umuntu akakubwira ngo nuko zubakwa ngo ducece kuri gukumenya ijisho bakumenya ijisho ejo barakumena pfune bari kugutera utuntu twatsukina twa mawubo ati zuba kwa ziri Aneti bari kumumanuka bakubita bavunira mu mavi y'umuntu ngo njyewe nta kibazo mfitanye n'umuntu iki baragiza ngo nuko zubakwa ngo yaratangagaye amwigira ngo twaba ngo ariko ngo amwigira wose ni punching bag yarabitsemo none se buriya zunzuki none ibyo bintu baragenda babishyira urukumva okay baragenda babibeshya buriya ukimo Madame Jeannette Kagame yageze kuvuga ijambo nakunze buriyo wigishije iyo wedicate umugore ntabwo wedicate umugore gusa isosiyete yose muri rusange umuntu ari kukwigiraho twamfunira uje kwicara kuri kamera ngo nge nta kibazo mfitanye n'umuntu ni trauma urarembye turarembye ukimwe n'urwo rugero nagwaga twese turarembye ku buryo n'ujya ubona rero nibyo bushize nigeze kubera ngiye kuba muheta atarazamuye imodoka hano ngo ayimanure twageze abayiro bavuga ngo yagonze umukino
ntabwo nicaye kuri Dynamic nkakubwira ati azongera ntabwo bamufashe bwa kabiri se ni ibintu bwa kabiri nta mukindo yari yagonze ariko yari ari mu ikosa ntabwo yari yasinze ntabwo nari impari oya ndavuga ibyo raporo ya polisi bayoroshye rega kwibona ariko ibintu ugashaka kwigira ntabwo nge nayibonye nge nayibonye rero icyo ari kubera ntabwo bisaba ubwenge bwinshi kubyumva ko tubaye mu buzima bw'ikinyoma bw'ubujiji ariko si n'ikinyoma bundi bw'ubujiji bagukubite rwose ijisho barikuremo bati nuko zuba ko aceceka ntukabivuge jya wanga kubivuga ejo tuzashiduka yavuye mu rugo bamubwiye ko arigiye bagukubita akantu ukaviramo mo imbere bikazarangira noneho cyangwa ukagenda ugiye akaba ariko zuba ikinyoma nubwo buryo butatu nabonye mu kiriya kiganiro muri iki kiganiro yagezemo aho aririmba indirimbo ariko yibanda cyane ku gitero cya kabiri kuko yanavuze ko gisobanuye byinshi agera naho avuga ngo abadukurikira bumva ikinyarwanda bumvise avuga ati ni ibinyoma ibinyoma ikintu yakomezaga kugaruka ko ari ikinyoma muri ibi bintu cyaba ari igiki reka mbikubwire gutya ki kugeza aka kanya kugeza aka kanya turi gukorera iki kiganiro ibintu ngiye kukubwira sinzi icyo uzabimarisha ariko ubyumve ko ari ibyanya byo bihari Annette yaravuze ngo ni ikinyoma ndi kureba kiriya kiganiro bwa mbere bwa kabiri avuga ngo ni ikinyoma bwa gatatu aravuga ngo ni ikinyoma sinzi uri kubyumva yego ndi kubyumva warifu hari imbaraga sinzi uri kubyumva zasunikiye Murava kurega umugabo we atari uko umugabo we atari mu ikosa ari iki subu ari iki reka mubwire impamvu ushize nigeze kubwira turi mu kiganiro ndakubwira nti sinemeranya n'umuntu uza akavuga ngo hari abantu reka Murava rero nawe mukurire hagaho bibe byiza sinzi uri kubyumva ke mbivugira aha ngaha hari abo numvise bavuga ngo hari imbaraga zishobora kuba zarakoresheje Murava kugira ngo arege umugabo we ngo bigende bitya na bitya ibyo byose ndabyumva sinzi uri kubyumva ariko niba uri umugore nka Murava ukurikiye n'iki kiganiro ukaba uri ku rwego rwo gushukwa kuri icyo kigero sinzi uri kubyumva ni wowe mugome ntabwo wagushutse ari we mugome we yaba umugome gute kandi yarashutswe yashutswe gute se n'uruhinja hashukwa abana kimu sinzi uri kubyumva umuntu mukuru aradiringa uti turabikora dutya we harimo iki sinzi uri kubyumva cyangwa se bakamutera ubwoba ko yagira ikintu ahomba runaka akagishyira imbere kuruta wa muntu ntabwo umuntu mukuru bamutera ubwoba ntabwo bamushuka baramubwira bati urugero rworoshye ufite ino nyubako sinzi uri kubyumva yego turakujyana mu manza bigende bitya na bitya izo nyungu akazira akavuga ngo okay kanzishyira imbere y'umubano wanjye mfitanye n'uriya muntu ariko ntabwo umuntu bamushuka ntabwo umuntu mukuru bamushuka sura umwana babwira ngo mpereza ayo 5 wanyu baguhaye nguhe bombo uzijyane mu rugo oya icyaba cyari cyo cyose uwari we wese wabarabwiye Murava ngo genda urege umugabo wawe Murava niwe kibazo ntabwo bimugerewe ikibazo kuko reka bubwize kuri okay ntabwo uzategeka abantu kuba babi guhagarika kuba babi wese uzategeka abantu ugenga ubuzima bwabo se ntibyashoboka ikintu wowe wabasha gukontorora ni wowe bwite ukubana nabo ukujyana nabo ukukorana nabo sizi uri kubyumva ubara ari bitero bire external ntabwo bizabura ntabwo uzabura umuntu ukubwira ngo yego ko umugabo wese namubonye muri hotel runaka ntabwo uzabura abo bantu ntabwo byashoboka ibyo ni ibiguzi byuko turi muri societe ahubwo ikibazo ni wabikurikije wabigendeyeho nasubira mba rinde kibazo umuntu mukuru kimutandukanya n'umwana ni conscience inyurabwenge niba nyuje mu nyurabwenge ukavuga inyungu ndi bukuremo hano ziraruta umubano ufitanye n'uriya muntu sibyo kuki nabikora biroroshye cyane kubikora ikiro ndi kugusobanurira icyabi cyari cyo cyose nongeye ngusubiriremo uwaba uwari we wese yihisha inyuma ya biriya bintu akavuga ngo genda ufungishe umugabo wawe bigende bitya ibyo ndabyumva 100%, ariko ntabwo ikibazo ari waje kukubwira ngo ubikore kuko ntabwo uri umwana kera kuri munsi ya 18
niba rero uri hejuru yayo bivuze ngo nawe urabo twita ngo apprentices uri umufatanyabikorwa umufatanyacyaha niba harimo icyaha umufatanyabikorwa w'ibyo bintu ntago byabaye utabizi ntago uzi none se okay tubwizanye ukuri murava ninjije ku buryo umuntu yaza akabwira ngo fungisha umugabo wakamufungisha ntago murava uko mubona mbona atarinjije ku buryo bambwira ni muto se ku buryo atamenya ingaruka zirimo n'ibice byose hariya wivuga hariya ntitwavuga ngo umuntu baramubwiye ngo jya gukora iki icyo rero ndi kugusobanurira atagishaka kandi ari icyo rero ndi kugusobanurira ikibazo rero si abantu bakubwiye kuko uyu munsi okay tubwizanye kuri kw'Imana nta bantu ufite bakujyanaga mu ngeso mbi wanze benshi cyane nicyo kigutandukanya n'umwana nicyo kigutandukanya n'umuto niyo mpamvu itegeko rivuga ngo niyo usambanye n'umuntu niyo ukoze imibonano mpuzabitsina n'umuntu uri munsi y'imyaka 18 ntaho bitaniye n'ibyo wari ugiye kuvuga exactly tubyita gusambanya umwana uwamukoresha imibonano mpuzabitsina kuko hato bitari byo yewe twanagufunga biteye ubwo ari hejuru yayo ari hejuru yayo nibyo navugaga igihe muri ya case ya Prince Kid niyamye aba YouTuber bose n'abanyamakuru navuga umuntu uzongera gukoresha ijambo umwana tuzamenya ko ari umufatanyacyaha umwana wagiye muri Miss Rwanda ninde ko bose bafataga kontra zire hejuru y'imyaka 18 ninde kitegeko ritabyemeraga ko umuntu ajya muri Miss Rwanda adafite imyaka 18 uri kubisobanukirwa bivuze ngo rero nigeze kubibwira umushinjacyaha turi ku rukiko ararukuru ndabwira ariko sinzi impamvu umucamanza atari kuguhagarika ariko ntago wemereye gukoresha ijambo umwana nta mwana ari uri muri Miss Rwanda ibyo nugukurura amarangamutima kuko abantu tugira amarangamutima nugushaka kumvikanisha ko bari batoya ntago bari bato bari bujuje imyaka y'ubukure bemereye gukora bira bintu byose sazwe kubyumva nuva rero Kim tujye dutandukanya icyo kintu nitwa turi kuvuga ku bana n'abantu bakuru tujye tubitandukanya tujye twubahira abantu bakuru ubwenge bwabo banamenye ko hari ingaruka z'imyanzuro buri muntu mukuru wese afata sazwe kubyumva bivuze ngo rero icyo murava cyose yaza kwitwaza hano imbere cyari cyo cyose nakireke kuko tubwizanyije ukuri niba yarahohotewe bakeneye ubutabera nta cyaha yakoze ariko nanone ibyo cyo kuvuga ngo wari imbaraga ngo zasunikiye murava uwo niwe kibazo ntago ikibazo ari waje kubimubwira ikibazo niwe wabyemeye ubuse n'abantu uzujye wajya ngo gambanira boss wawe tuguha akazi gakubye gatatu umushara wawe gambanira boss wawe nyine nawe nta bakozi uzi ibyo bibaho ndabazi benshi cyane none iyo ubyemere niwe kibazo ntago ubugushuka ariwe kibazo ibyo biba ari ibitekerezo byawe cyane nta muntu n'umwe ubangamiye mu bitekerezo cyane ko ubutazi byawe cyemba agomba mani kukurasa Dani reka ngushimire ndagushimiye yego ku mwanya wawe shimiye na buri muntu wese twabanye mu kiganiro kuva gitangiye kugira kirangiye baze kuri KMTV Hub bakore subscribe bakoreshe basharinge bino bintu none se bazadutera inkungu ubundi batebune urabura gukora subscribe ngo wicare ujya wumva ibintu by'ubwenge uraho uricaye ngiye kumva ibyo bashaka ariko intero baza kureba ko tubigenza wakoze cyane Kim wakoze cyane Rureba